amabebe ibintu birakomeye dusenge neretswe ibi nawe ukamubwira ibyo weretswe kutugahuza imbaraga rero ibyo turi kwerekwa duhuje amakuru ntabwo ari ibintu byiza kandi namwe mubona ko tutari mu bihe byiza turi mu bihe bigoye umugenzi turi mu bihe bigoye umukristo turi mu bihe bigoye usenga n'udasenga ntabwo ikigerageza ari cy'abasenga ntabwo ikigerageza ari cy'udasenga ahubwo ni cy'umuntu wari wese ku giti ndetse n'iki gihugu cyacu ni cy'u Rwanda ni cya Kongo ni cyahe ndabwira abantu bose ejo umubabaro n'uw'igihe gitoya muri byuzi mukararimba ngo ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari by'igihe gitoya ni kuki turizwa n'ibyago biriho ese uburakari bw'Imana bwaje burareba nde burasiga nde ahubwo tugire gukizwa dukiranuke twambara imirimo tugende uko Uwiteka bishaka twigende uko abantu babishaka najya mbabwire ngo ngeleza lelevo kandi mukomereze amaboko etakezelelevo nsengeye abarwayi barembye ndetse data wa twese bugarijwe n'icyorezo ensengeye netekezelelevo indushyi n'abapfakazi ahubwo nani mfite isezerano ry'Imana igihe kirekire naseze Imana ikajya imbwira ngo uzahanura ritoro nasengeragamo ryari ry'umumama agasenga akajya ambwira ngo genda rendere kuzaba umuhanuzi ukomeye ndetse abantu bose bakakwikubita imbere ariko nkabona inzira zose zifunze nkabona sina umuntu uhanura ngo mbwira abantu ijambo ry'Imana kuko cyane ko amashuri nari mfite yari makeya igihe rero cyaje kugera maze kugera ntaranajya muri ADPR gato ntangira kubona ibimenyetso by'umwuka wera ntangira kubona ibimenyetso by'umwuka wera mwaka 2017 itangira isa naho itangira ntangira ubuhanuzi ariko bigoye mu mvune mu nkoni muki ibintu bigoye cyane bitigeze binyorohera hanyuma nagiye mu itorero nyine riranyakira mba muri iryo torero ndikuriramo ndirimo kuko ryo risa n'iri kunkuza mu mwuka no kuvuga ngo iyobora uko ishaka iyobora uwishaka ikamugeza aho ishaka hanyuma rero impano z'umwuka wera natangiye nsenga numva biraho ariko nasengera umuntu nagira ibyo mvuga bitavuye muri jewe ntangira guhinduka imico n'imyifatire ntangira kumva hari izindi mbaraga z'Imana zingenga ikindi kintu na kimwe kuko Imana nasenze n'Imana imara umubabaro Imana nasenze n'Imana igutambutsa mu ntambara utatambukamo Imana nasenze niduhuza imbaraga nk'abakristo nyakuri nababwiraga mu buhamya bw'igihugu kutarakizwa no gukizwa ariko nibirebira umuntu yavuga bukira bugacya tugahuza imbaraga nk'abantu b'Imana tugasenga Imana y'ukuri Imana ivuga bikabategeka bigakomera Imana ivura ikiniga ikavura inimba iyo ngiyo senga tugahuza amaboko abagabo n'abagore Irembo Ryera TV Irembo Ryera TV Reka twongere tubasuhuze inshuti bakunze b'Irembo Ryera TV tubifuriza umugisha w'Imana aho muherereye hose mu bihugu by'Uburayi muri Amerika mu burasirazuba hose ndetse n'inshuti zacu zo mu Rwanda n'abantu bari hano za Kongo Burundi mwese tubifurije ibihe byiza nabo tutavuze mu mazina ni gutya rero tugira gutya Irembo Ryera rikabagerera ahantu kure cyangwa se hafi uyu munsi tugize umugisha ukomeye cyane namwe nabwira ngo mugize umugisha ukomeye kuko dusuye umukozi w'Imana umukozi w'Imana ufite amateka akomeye cyane Imana ikoresha imirimo n'ibitangaza abenshi mwatangiye kumubona bamwe murabasanga mumuzi n'umuntu Imana ikorana nawe imirimo ikomeye uyu munsi rero twamusuye ngo aduhe ubuhamya bukomeye ni n'umuhanuzi afite impano z'Imana nyinshi ariko wenda mu kiganiro cyacu gikurikira iki azatubwira ibintu byinshi bitandukanye ariko uyu munsi cyangwa se muri uyu mwanya tugiye kwakira ubuhamya bukomeye bw'urugendo rw'uburyo akorana n'Imana n'uburyo yakoranye n'Imana mu buryo budasanzwe tuributsa abadukurikiye ko mukora subscribe ndetse mugakora na share na comment mugasangiza n'abandi bibakundiye rwose mu bikore kandi ndabizi ko Imana ibibahera umugisha rero Imana ibaha umugisha ndagira ngo rero mbere ya byose abanze abasuhuze hanyuma narangiza ndamusengera hanyuma mukurikire uyumvire imirimo y'Imana uyumvire ukuntu Imana ikora nawe maze usubirane ibyiringiro reka rero abanze adusuhuze abibwire n'amazina namwe mumwakire abo ku Irembo Ryera TV hanyuma nanjye ndaza kumusengera ubundi aze gukomeza karibu Haleluya cyane tunejejwe n'Imana mu mutima ndabanezerewe cyane n'ikaze na karibu wenda uyu wari umuhamagaro w'Imana yari isaha y'Imana
nitwa Mahoro Marie Irena, ndi umubyeyi w'abana babiri umugabo umwe, nteranira mu itorero rya ADEPR Kinyinya Paruwasi Mudugudu n'Ibirembo. Birenze kuri ibyo umwami aduhanye umugisha, ndumva ari ibyo ngibyo, ndumva nta kirenze kuri ibyo. Imana iguha umugisha. Ndagira ngo rero dusenge hanyuma muganire n'abadukurikiye hanyuma nakagaruka. Mana ndagushimiye, Yego. ugira inzira zirenze ibihumbi n'iyi ngiyi yabamo. Ndasenze kugira ngo buri muntu uwo ari we wese ugiye kumva aya magambo amukore ku mutima, amuremera ibyiringiro, aho yarananiriwe yumve yakiriye imbaraga, aho yaracitse intege yongera ashubijwemo imbaraga, wari waratakaje icyizere kigire kubwo ijambo ugiye kunyuza mu mukozi wawe. Olasti Bonireya, mu izina rya Yesu, umwuka wera agende cyane kandi akora ibirenze ibyo twebwe dusabye, maze ubwiza bwawe bugaragare. Urakoze yuko uri Imana yacu, komeza kubana nawe mu mwanya turi bumarane wose, maze umuhe umugisha, ndetse n'abagiye kumva bose bahabwa umugisha kubw'aya magambo meza, mu izina rya Yesu, amen. Karibu. Ndatangira ku rugendo rw'agakiza, tangira ko nakijijwe ndi umunyabyaha, natura Yesu umwami n'umukiza, ariko navukiye mu muryango w'abagatulika. Aho niho mpera, ntabwo nari nzi ko najya mu barokore ngo byemere, ariko umugambi w'Imana niko wabishatse. Navukiye mu muryango w'abagatulika, nza kuvamo nyuma mbaye umugore. Hari ukuntu uba umugore ukabona hari ibitagenda, ukabona uhunga, ukumva nyine wabicamo ugahunga. Ibitaragenze neza rero byatumye mpunga, nshaka Kristo, nkurikira abasenga, nshakisha inzira zose zigoye, kuko ubuzima butari bwiza bwari bugoye cyane. Hanyuma rero nkurikiye Kristo, ndafatwa, nsangana ibintu byiza, numva n'ibintu ntavamo, natura Yesu nk'umwami n'umukiza, ndakizwa kandi nkizwa neza. Sengana n'abantu beza, bampa inzira y'agakiza, bambwira ko gukizwa ari byiza, bambwira ko nta ndana baboneka amahoro ari muri Kristo honyine. Ndakizwa, ngendana nabo, banyobora inzira, banyereka gukizwa icyo ari cyo, ndakizwa rwose, mpagararamo neza. Nyuma igihe cyaje kugera rero, biba ngombwa ko nsengera mu itorero ntavuze izina. Itorero disengeramo, ndiberamo umukristo mwiza, itorero rirankunda, ariko nza guhamagarwa. Imana inyoherezaho abantu bambwira ko iryo torero nsengeramo atari iryanjye. Imana inyobora muri ADEPR nyijyamo, nyakirwamo, nyisengeramo, ubuzima bwose mbukomereza muri iryo torero. Hanyuma rero nyuma yabwo naje kuhura n'umugambi w'Imana, kuko ari cyo Imana yashakaga ku buzima bwanjye. Ariko gato aho ngaho nagarutse gato nyuma, ndavuga ku muhamagaro wo guhabwa umwuka wera, icyo bisobanura n'icyo bivuze ku buzima bwanjye. Ntabwo guhamagarwa no guhabwa umwuka wera ari ibintu byaje ngo binyitureho cyangwa bisengerwe cyane nk'uko abandi mbona babisengera bakikebaguza amabuye, ahubwo nari mfite isezerano ry'Imana igihe kirekire. Naseze Imana ikajya imbwira ngo uzahanura, ritoro nasengeragamo ryari ry'umumama, agasenga akajya ambwira ngo genda rendere kuzaba umuhanuzi ukomeye, ndetse abantu bose bakakwikubita imbere. Ariko nkabona inzira zose zifunze, nkabona sina umuntu uhanura ngo mbwira abantu ijambo ry'Imana, kuko cyane ko amashuri nari mfite yari makeya. Igihe rero cyaje kugera, maze kugera ntaranajya muri ADEPR gato, ntangira kubona ibimenyetso by'umwuka wera. Ntangira kubona ibimenyetso by'umwuka wera, umwuka wera mbana nawe, aranyobora mbere umujyanama, ariko nkatinya kubwira abantu. Igihe kirekire, ariko rimwe nzagura n'abahanuzi n'ubundi bakomeye cyane mu mbaraga z'umwuka wera, nabo basa nabaho babyukije impano cyane. Impano barazibyutsa, barazibagarira, barankurikirana, barasengera, Imana ibana nanjye. Hanyuma rero natangiye ubuhanuzi mu mwaka wa 2017 itangira, isa naho itangira, ntangira ubuhanuzi ariko bigoye, mu mvune, mu nkoni, muki, ibintu bigoye cyane bitigeze binyorohera. Hanyuma nagiye mu itorero nyine riranyakira, mba muri iryo torero ndikuriramo, ndirimo kuko ryo risa n'iri kunkuza mu mwuka. No kuvuga ngo iyobora uko ishaka, iyoborwa ishaka ikamugeza aho ishaka. Hanyuma rero impano z'umwuka wera natangiye nsenga, numva biraho, ariko nasengera umuntu nagira ibyo mvuga bitavuye muri jewe, ntangira guhinduka imico n'imyifatire, ntangira kumva hari izindi mbaraga z'Imana zingenga, ntangira kubona sinyiri wa undi wa kera, ndahinduka. Umuntu wese twajya durakambwira atari kuriya ni wa muntu nzi, uriya muntu ni mama bebe twiyeze guhurira hana habimeze bitya, nkabona ko shanjema yagiye ibamo.
yembana n'izo mpano z'Imana rero nasengera umuntu agataha akagaruka ejo atari ko waransengeye ejo ndwaye ikintu mu ndage kuburwaho nkavuga ariko ubu ntabwo byakunda wenda wasanga se urambwira ibintu byabayeho koko cyangwa kuko umwuka w'Imana niba koko duyoborwa n'imbaraga z'umwuka w'Imana ntabwo ushobora kwigenga ngo uvuge ngo ibyo mvuga ejo ndabyibuka ntuzakubwira ngo nahanuriye kanaka ibi ngibi niho uzabikwibutsa ariko iyo gihe uri mu mwuka w'Imana ntabwo wamenye ibyo wavuze igihe rero cyaje kugera mbana n'ibyo bintu mbana nabyo mu rugo bibingorane bibimparambara bibingorane kuko urumva niba abarwayi baje mu rugo ugasenga guteka ntibigitetse nimugoroba niba wuzuye umwuka wera ubwo ni ukuvuga ngo ukajya mu ishyamba ni ukuvuga ngo biraza kuba ikibazo mu rugo hanyuma w'umurimo w'Imana ufatanyije no kubaka urugo Imana ikomeza kunshyigikira si uko intambara zitabayeho si uko amakuba ataje ariko ndashima Imana ashyigikiye mu murimo wayo hanyuma rero ikindi kintu navuga mwuka w'Imana yagiye ansa nkaho yagiye anyigisha ubundi bwenge n'uburyo bwo kwitwara mu baturanyi mu bavandimwe mu miryango mu nshuti kuko hari ukuntu iyo utagengwa n'umwuka w'Imana ushobora kuba wakomeretsa umuntu kandi utabitekereza cyangwa se ukaba wavuga ibitavugwa kuko wumva kuri wawe ariko umwuka w'Imana atuma wumva kutigenga ubwo buzima rombubamo nkomeza gusenga ngira icyumba kuva 2017 hano hari icyumba kinini kigari ntamura ni naho yari intambara zikomeye mu gusengera abantu ubuyobozi nabwo butemera ibyumba mu rugo abavandimwe batabyumva imiryango itabyumva itorero ritabyumva umugabo atabishaka ariko nkomeza gukora umurimo w'Imana ndashikama nabanye n'Imana rero yandinze aho hantu ntago ndi bukubwira ukuntu nagiye no muri gereza nafunzwe nzira umurimo w'Imana ariko Imana ibana nanjye impa guhamya uwondi we impa mbese guhagarara shikamye rero sinavuga ngo nibitangaza ngo nkuri ibitangaza bikorwa n'Imana nuzakubwira ngo nasengeye kana kakira uburwayi ntabwo ari we wasenze ahubwo Imana yumvise gusenga ko wasenze hanyuma rero si uko imirimo idahari si uko ibihamya bidahari si uko tutakoze umurimo w'Imana uko byagombaga ariko Imana yabaye mu ruhande rwacu iradushyigikira Imana rero ndayishimye cyane byumvire mu gihugu cyo mu ijuru namwe ndabishimiye umurimo w'Imana ni mugari ubuhamya buracyari bwinshi ariko hari ubutaruzura tuzavuga byinshi nabonye Imana ikora nabonye Imana igabura nabonye Imana yambika nabonye Imana itanga inzu mu mujyi wa Kigali nabonye Imana yambika nta wagwitayo nta n'uwakwambitse nabonye Imana itanga urubyaro ndetse muganga ruzamunaniye nabonye Imana itanga amazi yo kunywa abantu bayabuze nabonye Imana igabura ndetse mbona Imana iri hejuru y'izindi Imana nakurikiye nabonye Imana yacu dukorera twebwe abakijijwe babirimo neza ko tutazakorwa n'isoni nabonye Imana mu bihe bigoye bw'abandi bakinga bakarara badacanye ariko mbona Imana nabonye Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru nabonye Imana itabwirwa n'abantu numvise abapasiteri bigisha ngo Imana twabonye niyi ariko iyo mvuga si yo mvanye abapasiteri Imana mvuga zenetakezevu ni Imana nasenze jewe ku giti cyanjye iranyiyereka ni Imana nasenze ikuraho intambara ni Imana nasenze idatuma umugore yahukana mu kigeragezo ni Imana nasenze idatuma umuntu aburara kandi yayikoreye ni Imana nasenze ikingura umunyururu wa gereza ndetse bamwe na bamwe bagushyizemo bakitana ba mwana bati mu mukingurire yigendera ko nta cyaha yakoze Imana nabonye ni Imana isura umuntu ikibagabaga ikamusura Sehashika ikamusura Faisali atagira uwakamusuye iyo niyo Mana senga niyo mvuga rero imirimo yayo nakomeje kubana nayo mbanye nayo mu kigeragezo cy'imyaka 10 mbanye nacyo mbanye n'Imana mu ruhande rwanjye inyambikira abana sinkora simfite business yinjiza amafaranga ariko Imana ifite abakobwa n'abahungu bayubashye rero umuntu wese ukorera Imana unyumva ari kuri iki kinyamakuru cyangwa itangazamakuru ku Irembo Ryera TV nagira ngo mutangaze itangazo rivuga ngo niba koko akorera Imana imwe ya Daniel na Isaka na Yakobo nashyira amaboko hasi n'amavi hasi asenga Imana itareba ikindi kintu na kimwe kuko Imana nasenze ni Imana imara umubabaro Imana nasenze ni Imana igutambutsa mu ntambara utatambukamo Imana nasenze ndiduhuza imbaraga nk'abakristo nyakuri nababwiraga mu buhamya bw'igihugu kutarakizwa no gukizwa ariko nibirebira umuntu yavuga bukira bugacya tugahuza imbaraga nk'abantu b'Imana tugasenga Imana y'ukuri Imana ivuga bikabategeka bigakomera Imana ivura ikiniga ikavura inimba iyo ngiyo senga tugahuza amaboko abagabo n'abagore tugashyira byose hasi Imana izadutabarira igihugu nezidukiriza isi
imana nasenze ni imana y'ikigakiza, ariko imana iyo wisenze ufite umutima wo kwihangana, kumvira, guca bugufi, gutotezwa, ntusakuze mu kigeragezo, imana yubaka urugo. Imana rero nababwira byinshi ku bintu imirimo y'imana twagiye dukubona n'imana mu bihe byacu byatambutse. Nababwira byinshi. Imana irinda umuntu sida, umuntu agasambana, nabiciyemo bicamo mbana nabyo, ariko igihe kiza kugera nsanga nta sida mfite, kugeza n'ubugingo nta sida. Iyo ni imana rero nsenga ikora iyo mirimo. Imana nsenga ni imana ituma ukubitwa ahubwo ugashisha. Imana nsenga ni imana ukena aho kugira ngo ukene wowe wumve kuri wenyine uri imfubyi itagira epfo na ruguru, umupfakazi nta muntu umkwitayeho, nta wakwambika naho kumara umubabaro, ariko imana ikamanuka mu gihugu cyo mwishura kumara umubabaro. Bisiba ngo ntabwo abantu bose twatunga imodoka mu mujyi wa Kigali, nta nubwo abantu bose uzagenda muri kaburimbo, ko azaba n'abazapfa batageze muri kaburimbo. Rero ikintu nagira ngo ntangaze cy'itangazo rikomeye, nitugira kwizera, kuko muri iyi minsi ya none ubuhanuzi buhari n'ubuhanuzi butari bwiza, n'ubuhanuzi bukakaye, nta kawunga ihari, nta taji ihari. Ubwo wayibonye muri iyi minsi nayikacira ikomeze kuko yasenze imana. Ariko ni ukuvuga ngo ibyo tubonye tubibungabunge dusenga cyane, twambara izindi mbaraga z'umwuka wera, kandi tubwize abantu kuri bihana ibyaha byabo. Haleluya. Twihane tuzajya mu ijuru amahoro, kuko amagare turi kugira amahereko atari meza. Abakozi b'Imana turasenga tugasengerana, ndetse message turasanga ku matelefone nubwo insengero zifunze ariko imitima irafunguye. Hanyuma umuhanuzi ashobora kuguhamagara akubwira ati mama bebe ibintu birakomeye, dusenge neretswe ibi, nawe ukamubwira ibyo weretswe, kutugahuza imbaraga. Rero ibyo turi kwerekwa duhuje amakuru ntabwo ari ibintu byiza, kandi namwe mubona ko tutari mu bihe byiza. Turi mu bihe bigoye umugenzi, turi mu bihe bigoye umukristo, turi mu bihe bigoye usenga n'udasenga. Ntabwo ikigerageza ari cy'abasenga, ntabwo ikigerageza ari cy'udasenga, ahubwo ni cy'umuntu wari wese ku giti. Ndetse n'iki gihugu cyacu, ni cy'u Rwanda, ni cya Kongo, ni cyahe. Ndabwira abantu bose bagiye kumva ubuhamya, bumve ko ikigeragezo turimo ari rusange, ariko n'ikisi yose. Ariko niduhuza imbaraga, tugahuza imbaraga, tugashaka mu maso h'Imana, Imana izaturengera. Nsoza rero mbabwira ngo ubuhamya nababwiraga nubwo gukoresha umwuka wera tutavangiye imizindi mpano, cyangwa ngo dushake gukira inyuma yo gukira cyangwa mbere yo gukira, ahubwo dushake ko abantu benshi bayoboka inzira y'agakiza, dushake abantu benshi banywera ku isoko iyunguruye. Abantu tubabwiza ukuri bihana ibyaha byabo. Ni byiza imodoka kuyitunga, ni byiza gutunga amafaranga, ariko ibyo byose bizagira igihe birangire, ariko umwami Yesu ntazarangira. Ngo hahirwa abagira urukundo ndetse bakanarugaragaza. Niba ukunze umuntu byinjiremo bivuge neza. Niba ukunze umukristo mugenzi wawe wimwicira umwana, niba ukunze umuntu wimusenyera urugo, niba ukunze umuntu umubwira inzira y'agakiza kizwe, ariko utamubwiye ko nyuma y'ubu buzima hari benzi kandi idahari, hari ubugingo bwiza kuba muri paradiso, kandi paradiso atarayikoreye. Ni ukuvanga ibintu byose tubikorere, dushyire umutima hasi, twirinde kurya iby'abandi tutaruhiye. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndafashijwe cyane. Twirinde kurya iby'abandi tutaruhiye, ahubwo tubwize abantu kuri, tubabwire ko nibakora neza bazajya mu ijuru. Kuko nasomye ijambo neza rirambwira ngo nimwumvira mukihana muzarya ibyiza byo mu gihugu, ngo ariko nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka uzabarya, kuko akanwa k'Uwiteka kageze gate kabivuze. Haleluya. Ni ukuvuga ngo twihane, turebe ibyahise, dufate ibya none n'iby'ejo. Umubabaro n'uw'igihe gitoya. Muri ibyo uzi mukaririmba ngo ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari by'igihe gitoya? Ni kuki turizwa n'ibyago biriho? Ese uburakari bw'Imana bwaje burareba nde, burasiga nde? Ahubwo tugire gukizwa, dukiranuke, twambare imirimo, tugende uko Uwiteka bishaka, twigende uko abantu babishaka. Najya mbabwire ngo ndangiza nsoza mbabwira ngo ubuhamya nibwo gukizwa muri iki gihe kigoye. Ndumva ari ikintu narenzaho, nta kindi kintu cyo kubabwira mfite, ariko dukizwe, dukiranuke. Ni byiza, impano z'Imana zirahari, abakozi b'Imana barahari. Na Bibiliya iravuga ngo hari 7,000 bitapfukamiye Bali, ngo ndetse ngo bazakora iby'ubutwari, ngo kandi bazagendera mu bushake, ngo ndetse nzabagura cyane. Si uko tutakoze, si uko tutagikora, ariko tubanze dukizwe, tumenye inzira y'umusaraba. Haleluya. Numva ubuhamya ariho bwagarukira, ibindi tuzakomeza kubivugana. Uzashaka gukomeza ikindi gice nabwo tuzagikomeza. Hari abashaka kugira ngo umuntu ababwire ubuzima yabayeho, nabyo tuzabikora. N'ibindi bintu twinjiramo nanone, ariko icyo tuzi cyo nuko imyaka ibaye mibi.
Haleluya. Mpagaze ku maguru yanjye abiri, narasenze suko ntasenze ayitatu ayitanu ayirindwi 21, ariko mpagaze ku maguru yanjye abiri n'umwuka w'Imana mpamanya nawo. Iminsi ibaye mibi, ntireba umwana, ntireba umugore, ntireba umugabo, ntireba umusaza, ntireba uri Burayi, ntireba uri muri Kenya. Iminsi ibaye mibi, ariko ngo abazi Imana yabo rata bazakomera. Nibamara gukomera bakora iki? Icy'ubutwari. Haleluya. Ntiwakora iby'ubutwari utari intwari. Najya mbabwire ngo mukomeze mu b'intwari, kandi ubugingo buraharanirwa. Umubiri tuzawusiga, kawunga tuzayisiga, muceri tuzawusiga, abagabo tuzabasiga, we abana tuzabasiga, buri wese ku giti cye. Ndumva rarebye nababwira, bisigaye turazaguranira ku ijambo ry'Imana gatoya kugira ngo buri muntu wese afashwe, kuko ubuhamya bufasha benshi. Nuko umuntu aba yarabaye mayibobo, ariko Imana igiye ibasha gukura umuntu bipuberi ikamukarabya, ikamusiga, ikamwambika. Imana dusenga iravuga bikaba, yategeka bigakomera. Nabonye impano 2017, ariko ntago 2017 bivuze ko mbere yaho ntarindi umukristo. Nari umukristo ndi mu rugendo, ariko hari ibintu Imana agiye mbwira, irambwira ngo nzaguhinza mu mujyi wa Kigali, nkumva ntibyashoboka. Haleluya cyane rata. N'abantu bakodesha, Imana ifite ukuntu yatanga inzu mu mujyi wa Kigali. Haleluya. Kandi ivuna amaboko y'umwanzi wawe, igafunga amaso y'umwanzi wawe kugira ngo utambuke. Haleluya rata. Mumere Imana icyubahiro. Haleluya rata. Ndafashijwe cyane. Nibasha gufunga amaso y'umwanzi wawe, igibasha kwica ibigambi y'inshakura. Ariko rata wansomeye Yobu 5:12. Haleluya. Yobu 5:12 haranditse ngo yishe imigambi y'inshakura rata. Babyumve neza. Nibasha kwica imigambi y'inshakura kugira ngo amaboko yazo adasoza imirimo y'amaboko yazo, uzubaka byemere, uzashaka umugabo byemere. Twaciye muri byinshi, twahuye na byinshi, ariko ukuboko kwiza k'Uwiteka kubana natwe. Haleluya. Amen. Ukuboko k'Uwiteka kwabanye natwe, ntabwo amatangazamakuru ari kubeshyeraho, ahubwo no kugira ngo mu bihe bigoye nk'ibi ngibi umuntu ajya abona havoma amazi yo kunywa. Hari umuntu uba wumva adahera kakaye, adaheruka ijambo ry'Imana, andahera kumva ubuhamya ngo bumukomeze. Kuba ndi umugore ndabishima Imana, kuba narabyaye ndabishima Imana, kuba nambara bikemera ndashima Imana, kuba ntarwaye uburwayi bukomeye ndashima Imana, suko nirinze ariko ndashima Imana, kuba abarwara covid bakira turashima Imana, n'abapfa nabo so bwa mbere twumva amagari. Tujya dusenga tukabwira abantu ngo turatashya heza ni mu ijuru. Yego nuko tuba tuzi ko mwashobora kuva mu mubiri. Rero mbabwira ngo ntago nize Bibiliya, nta nubwo nyizi, ariko gusoma ndabizi ko nizi Ikinyarwanda, ariko dusomere cyane kugira ngo ngire icyo mvuga mbwira abantu. Yego tubasomere. Yego. Hanyuma haranditse hati niyo ishyira hejuru aboroheje n'ababoroga. Yego. Ibashyira mu mahoro. Ibashyira mu mahoro. Yica imigambi y'icakura. Yica imigambi, niyo ishyira ababoroga n'abababaye ikabashyira mu mahoro. Haleluya cyane. Ndafashijwe rwose. Hanyuma ngo yica imigambi y'ikirata. Y'icakura. Y'inshakura. Kugira ngo amaboko yazo adasohoza imirimo yazo. Kugira ngo amaboko yazo adasohoza imirimo yazo. Imana ishimwe. Haleluya. Umugambi w'umwana w'umuntu si wo w'Imana. Kandi Imana itegekera abanyabwenge. Haleluya. Imana itegekera abanyabwenge mu buriganya bwabo. Rigeze aho ngaho. Haleluya rata. Amina cyane. Ngo itegekera abanyabwenge mu buriganya bwabo. Ariko ntago wareka kurenzaho n'iri jambo rivuga ngo n'inama z'abincakura. N'inama z'abincakura ikagira ite? Ikazubika. Haleluya cyane. Z'abincakura ikazubika. Hari ibintu byananiye abaganga, ntabwo namva ko batakoze, ndetse barakoze, Imana ibashyigikire mu ruhande rwabo, ariko ngo n'inama z'abincakura rata. Ndashima Imana cyane ko inama z'inshakura ari Imana ibazicayemo. Haleluya. Ndashima Imana cyane ko inama, ariko ndafashije. Lazelelevo. Haleluya. Inama z'inshakura rata ngo n'Imana ibayicayemo. Aho bashaka kugira ngo banyicire bagasanga isi ho ndi bupfire, bagasanga uyu munsi si uri bugwe. Ndashima Imana rero, icyo ngutangarije cyo kukubwira cyo nagutangarizaga ko ibica imigambi y'inshakura. Haleluya. Hanyuma rero yongera usomere mu byakozwe ndi mu bice 20 ndafashijwe rata.
28 kuko ibi bintu by'uyu mugabo kubikora no gushishikara ndetse umurimo wose ukoze uwerekezaho ikirata amaboko 28 umurongo wa 6 umurongo wa 6 yego ewe mana we amavuta y'Imana bandi bategereza yuko ndi bubyimbe rata nawe uri bubyimbe cyangwa ari bupfe akindutse ariko bamaze umwanya aleluya rata barahindura babona nta barahindura bati ni ikirata bati ni Imana yego rata turashima Imana no kuyaturindiye igihugu yego barahindura bati ni Imana wenda bamwe baribazaga bati nibigera mu Rwanda ko ari abakene ariko dufite Imana idukunda Imana yabaye mu ruhande rw'igihugu cyacu ntabwo byagakwiye kuba bimeze gutya ntabwo twakwiye tukiriho bitewe n'ibihe turimo n'inzara twahuye nayo n'ubukene duhura nabyo n'amateka dufite ntabwo dukwiye kuba tugihagaze ariko umugambi w'Imana rata ngo babandi bari abantu bajya babaza buriya batese mu Rwanda bimeze biti ariko no kuri turashima Imana abanyarwanda turashima Imana irindi jambo nsoreje mbabwira nsomera mu Kuva ibice 28 uhere ku murongo wa mbere ugeze ku murongo wa 8 usoma wihuta cyane kuva ibice 28 uhere ku murongo wa mbere yego rata aleluya uziyereze Aroni 28 kuva 28 yego umurongo wa mbere yego uziyereze Aroni mwene so yego n'abana be uziyereze Aroni mwene so aleluya bivuze iki rero ntabwo ibi bintu nabisoma bya Bibiliya ngo nzabimenye mu mutwe mfite ibintu byinshi byo kumenya mu mutwe ariko niba umwuka w'Imana ari kumwe nanjye kuki atanyereka ibirimo hari yarata aleluya cyane nitureke kubwiza abantu ibintu by'ibinyoma tubabeshya ngo bazarya bazanywa ngo umugisha w'Imana bariho kandi batiyereje Aroni bene se aleluya ngo uziyereze nderata uziyereze Aroni mwene so n'abana be uziyereze Aroni mwene so n'abana be aleluya komeza cyane ubatoranye mu Bisirayeli kugira ngo ankorere umurimo w'ubutambyi Aroni na Nadabu yego na Abihu na Eliyazari na Itamari aleluya cyane ubohere Aroni mwene so imyambaro Aroni mwene so imyambaro yejejwe ibe iyo kumutera icyubahiro n'umurimbo kandi uzabwire abahanga bose nujuje umwuka w'ubwenge w'ubukirata w'ubwenge babohe imyambaro ya Aroni yo kumwerekeza kugira ngo ankorere umurimo w'ubutambyi nsoza mbabwira ngo abateze amatwi nabatangarizaga itangazo rivuga ngo mwungeri n'umwe umwungeri w'intama agiye kuba umwe intama zibe zimwe aleluya no kuvuga ngo kuva kera kose Imana yaravugaga bikaba yategeka bigakomera itangazo rikomeye nidukizwa tugakiranuka umutambyi araza kuboneka amina kandi umwungeri n'umwe ni Kristo aleluya niduhuza umutima rero nitugire duterata niduhuza umutima hanyuma irindi jambo rero turajya muri Yesaya 1 umurongo wa 16 Yesaya igice cya mbere umurongo wa 16 umurongo wa 16 haleluya cyane haranditse hati haragira hati nimwiyuhagire mwiboneze mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu biva imbere yanjye mureke gukora nabi mugire mute mwige gukora neza mushake imanza zitabera murenganura abarengana mucire ipfubyi urubanza muburanira abapfakazi mugire mute nimuze tujye inama niko Uwiteka agize atavuze naho ibyaha byanyu byatukura byacu byatukura nk'umuhemba birahinduka umweru bise na sheregi naho byatukura tukutuku birahinduka ubwoya bw'intama bwera amen aleluya nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu tuzabirya bibi byo mu gihugu cy'u Rwanda tuzabirya aleluya Imana ishingira umuntu igiti
rero nsoza mbabwira ngo umuntu wese mu rwego ruhande yisubireho unteze amatwi yumva ikinyarwanda ashaka no kubishyira mu gifaransa akabishyira no mu cyongereza buri iterambere ryaraje unyumva wese yumve ko nta juru ry'abanyabyaha rihari niba nanjye ndi umunyabyaha nzasigara nta juru ry'abanyabyaha rihari ntaryo nta juru ry'abanyabyaha rihari ijuru ni iry'Uwiteka ijuru ni iry'uwera kandi rizabana n'abera haleluya soza mbabwira ngo dukizwe dukiranuke ibintu byose tuzabyongererwa ubuhamya burahari amateka arahari tuzakomeza kuvugana iminsi nitwemerera tuzakomeza kuvugana mbabwira ngo umugisha w'Uwiteka atanga akomeza abane namwe shalom 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 amen basengere uri data wa twese mwiza uri Mesiya w'imbabazi nyinshi nta kibasha kurogoya imigambi yawe latekeze lelevo mweretse abanyarwanda mbere ya byose kuko ari wowe bene wacu kandi data wa twese nkweretse inshuti zanjye etakeze lelevo nzisabiye umugisha nkweretse abari muri Amerika nziranwe nabo cyangwa se bankunzi banzi bankunda nkweretse Canada nkweretse abari ku isi yose turifite igeragezo kitatworoheye ariko ngo ujye ubasha kuvuna imigambi y'umwanzi data wa twese icyorezo kidukuweho tuzagushima ndetse tuzahuzwa no kuguteranira tujye mu rusengero rwawe rwera tuvuge imirimo n'ibitangazo ukoze nsengeye umuntu wese wagize icyo yitanga ahereza abakene uwo musabiye umugisha nsengeye leza lelevo kandi mukomereze amaboko etakeze lelevo nsengeye abarwayi barembye ndetse data wa twese bugarijwe n'icyorezo nsengeye netekeze lelevo indushyi n'abapfakazi loleleze lelevo nsengeye abagabo n'abagore nsengeye abana bato ndabazamuye bari mu kigero cy'imyaka 5 kugera kuri 18 niko bimeze ubaho umugisha nsengera abapfakazi batagira epfo na ruguru batagira n'ubareba ngo babere ise w'indushyi n'abapfakazi mana ujya wica imigambi y'incakura nk'uko bitubwiye jambo rambwiye ngo wica imigambi y'incakura data turindira igihugu utabare rwose kandi utabare abasenga bose bavuga izina ryawe data urengera igihugu cyacu uhereye ku muto ukageza ku mukuru nsengeye abanyamakuru aho bava bakagera nsengeye abaganga nsengeye abadogiteri data wa twese bahundi bwenge kandi amavuta yawe akomeze kumanuka kuri buri muntu uhereye none ukageza iteka ryose tugushima ibyatuba tukuragije ibiri imbere nuganze kandi utegeke amen amen